reka ngusuhuze inshuti yanjye kandi umuvandimwe wanjye wowe unteze amatwi nawe uzanyumva mu nyuma, ngushimira ko udahwema gutega amatwi ibiganiro byacu ku busobanuro n'imvano ku ndirimbo zihimbaza Imana. Uyu munsi twaguhitiyemo indirimbo 144 mu gitabo cy'Abaporotesitanti, ikaba indirimbo ya 62 mu gitabo cy'idini y'Abadivantisiti b'umunsi wa karindwi, ikaba indirimbo ya 321 mu gitabo cy'icyongereza gikoreshwa n'iryo dini. Ikaze. Mu kwezi kwashize nagize amahirwe yo kubona ubutumwa bugufi bunshimagiza ndetse bunsabira imigisha ku munsi umwe, kandi buvuye ku bantu bagera kuri 4 batandukanye, buri wese ari mu gice gitandukanye n'icyundi. Numva biranejeje rwose, ariko hazamo ubutumwa bwari buteye kwibazwaho kurusha ubundi. Ubwo butumwa bwaragiraga buti: inshuti yanjye, nkunda ukuntu uri umwana mwiza. Ambwira ko kuva twamenyana namurutiye abandi bantu bose, ndetse ko rwose anshishikariza gukomeza kugira uwo mutima utagira ukusa. Mu gusoza atariko nubwo bimeze gutyo, nari nkeneye ko umfasha mu buryo ubu n'ubu, kandi rwose ntumpakanire. Nanjye ndamusubiza nti urakoze inshuti yanjye gushima, ariko nzagusubiza vuba. Kuva uwo munsi buri gitondo yaransuhuzaga, mu ijoro akanyifuriza ijoro ryiza, ndetse akambaza niba ndi muzima, niba nta kibazo mfite, niba ameze neza. Ku masitati ye akanshyiraho, agashyiraho amagambo meza, maze nanjye ndaryoherwa karahava. Iminsi mike hishize nk'uko nari nabimusezeranyije, ndamwandikira ndamubwira nti ubutumwa bwawe ndabona bitanyorohera kubusubiza uko bikwiye kubera igihe kibi ndimo. Akimara gusoma ubwo butumwa yibagiwe ibyo yari yaranyandikiye byose mbere, maze aransubiza ati erega n'ubundi burya nari narakwibeshyeho kuva kera, n'ubundi uri umuntu mubi, nakwizeye nk'umuntu nkunda kurusha abandi, ariko ndebera ibyo unkoreye. Igitabo kuririmba usobanukiwe mu rurimi rw'icyongereza kiratwerekeza uyu munsi mu gihugu cya Canada, mu mujyi wa Montreal ho mu ntara ya Quebec, ari naho dukomora imvano y'iyi ndirimbo 144, aho muri verisiyo y'Abaporotesitanti yitwa ngo Yesu ndagukunda cyane. Iki gitabo kitubwira ko indirimbo yahimbwe hashingiwe ku isomo riri muri Yohana igice cya 21 umurongo wa 15, handitse ngo nuko bamaze kurya, Yesu abaza Simoni Petero ati Simoni mwene Yona, urusha kunkunda? Aramusubiza ati ye mwami, uzi ko ngukunda. Aramubwira ati biragira abana b'intama banjye. Mbere ko nkomeza ndakubaza ikibazo kigira kiti: mbese hari umuntu wakubwiye ko agukunda cyane? Kubera iki wabwiwe ko ukunzwe cyane? Wowe se hari umuntu uherutse kubwira ko ukunda cyane? Umukundira iki? Ntabwo nifuza igisubizo kikuvuyeho, ahubwo ndifuza ko wisubiza mu mutima wawe. Yesu we azi neza impamvu tumukunda. Mu isomo ry'urwa mbere rwa Yohana igice cya 4 umurongo wa 19 kugeza ku wa 20, aratubwira ngo turayikunda kuko ariyo yabanje kudukunda. Umuntu navuga ati nkunda Imana akanga mwene se, aba ari umunyabinyoma, kuko udakunda mwene se yabonye atabasha gukunda Imana atabonye. Iyi ndirimbo yahimbwe na William Ralph Featherstone, wavutse ku wa 23 ukwezi kwa karindwi mu 1846 i Quebec ho muri Canada. Amaze kwakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwe mu itorero ry'Abametodisiti. Ubwo William yandikaga aya magambo, ntiyarazi ko azavamo indirimbo nziza dukunze twese, kuko ku myaka 16, ni ukuvuga mu 1864, yandikiye ibaruwa nyirasenge wari muri Texas ho muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, maze yomekaho igisigo cyiza cyari cyanditse n'ikaramu y'igiti. Maze nyirasenge abonye icyo gisigo acyandikisha ku mashini, ari nacyo mvano y'indirimbo dukunda turi benshi igira iti Yesu ndagukunda rwose.
Icyo gisigo William yari yometse ku ibaruwa ya nyirasenge cyari kigizwe n'ibice 4 n'amagambo meza agira ati: Yesu ndagukunze rwose, ndakwihaye. Ingeso mbi zose nzanze uko zingana. Ni wowe mukiza wanjye mwiza nkuyoboke. Ntabwo nigeze kugukunda nk'ubu ngubu. Igice cya 2 kiragira kiti: ndagukunze kuko wabanje kunkunda. Waranyiguriye unkiriza i Karuvari. Ngukundiye ikamba ry'amahwa wahambikiwe. Ntabwo nigeze kugukunda nk'ubu ngubu. Mu gice cya 3 kiragira kiti: mpereye ubu ngukunda nzageza gupfa. Nzajya ngusingiza iteka nkihumeka. Naho urupfu ruzanyegurira nzavuga nti ntabwo nigeze kugukunda nk'ubu ngubu. Ubuzima tubayemo uyu munsi, abantu benshi bibwira ko kuba badukunda cyangwa se kuba bakunda bagenzi babo ari impuhwe baba babagiriye. Ukumva ko kungaburira, kunyambika, kumvugisha neza, mu yandi magambo gukora uko ushoboye kugira ngo mugenzi wawe agubwe neza ari impuhwe umugiriye, ndetse ko agomba kuzahora bikwitura iteka ryose. Yewe hari n'abagabo cyangwa abagore babwira abo bashakanye ngo nutifata gutya cyangwa se gutya njyewe nzigendera. Ku rundi ruhande ariko hakaba n'ikindi gice cy'abantu gihora cyiteguye kugirwa neza, bityo utamugirira neza akaguhindura umugome, umuntu udashobotse, mbese akaguhindanya, yewe akagusiba ahantu hose kuko utamukoreye ibyo yari akwitezeho. Ariko se ibi byose Bibiliya ibivugaho iki? Mu Befeso igice cya 2 umurongo wa 8 kugeza ku wa 10 haratubwira hati: mwakijwe n'ubuntu kubwo kwizera, ntibyavuye kuri mwe, ahubwo ni impano y'Imana, ntibyavuye no ku mirimo ye kugira ngo hatagira umuntu wirarira, kuko turi abo yaremye ituremeye imirimo myiza muri Kristo Yesu. Iyi Imana yiteguriye kera kugira ngo tuyigenderemo. Mu gusoza yarakomeje ati: ubwo nzagera aho waduteguriye nzajya nkaguhamiriza iteka, nzaguhimbaza nambaye ikamba ritunganye. Ntabwo nigeze kugukunda nk'ubu ngubu. William nta byinshi amateka amuvugaho kuko yashoje ubuzima bwe bwa hano ku isi akiri umwana ku wa 20 ukwezi kwa 3 mu 1873. Bivuze ko yari afite imyaka 27 gusa. Hanyuma umwirungi cyangwa se ijwi dukoresha uyu munsi ryahimbwe na Adoniram Judson Gordon, wavutse kwa 19 ukwezi kwa 4 mu 1836 i New Hampton muri Leta Zunze za Amerika, ndetse akaza gupfa ku wa 2 ukwezi kwa 2 mu 1895 i Boston. Amateka avuga ko iyi ndirimbo ikiboneka ijwi yari ifite atari ryo dukoresha uno munsi. Gordon yararyumvishe yumva atanyuzwe naryo, arihindura mu ryo dukoresha uyu munsi. Mu kiganiro gito Gordon yaravuze ati: guhindura ijwi ry'iyi ndirimbo ntibyapfuye kuza gutyo gusa. Nabanje gufata umwanya wo gusenga kugira ngo mbone ijwi ryiza rikwiranye n'amagambo meza agize iyi ndirimbo. Nshuti yanjye kandi muvandimwe wanjye, nshoje iki kiganiro nkwifuriza kuryoherwa n'urukundo Imana yadukunze kandi urusangiza abandi, maze nawe uhora uririmba ushize amanga nka William mu gice cya nyuma ugira uti: ningera mu rugo rwa so mwami Yesu nzajya mpaguhamiriza iteka ryose nkwikubise imbere. Nzagusingiza ntabwo nigeze ngukunda uko ngukunda ubu. Gira amahoro.